nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cya Ese wari ubizi, ikibagezaho kandi kibategurira ni Peter. Muri Ese wari ubizi ya none tugiye kureba ikintu gishobora gutera kubyara umwana udashyitse, icyakwereka ko ugiye kumubyara nuko wabyirinda. Reka nze mu kanya tubivugaho. Ubundi kubyara umwana udashyitse bivugwa igihe cyose umwana avutse inda itarageza ku byumweru 37 kuva umugore asamye. Iki gihe kikaba kibarirwa uhereye ku munsi aheruka kuboneraho imihango. Kubyara umwana udashyitse ni ikibazo ku isi yose, kuko buri mwaka ugereranyije abana basaga miliyoni 15 bavuka badashyitse nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ikibabaje ni uko ibibazo bigendanye n'uko kuvuka badashyitse bitana abagera kuri miliyoni 1 kandi bagapfa batagejeje ku myaka 5. Ugereranyije ku isi yose abana bavuka badashyitse bari hagati ya 5 na 18%, aho umubare munini uwusanga mu bihugu bya Aziya na Afurika. Ubwo rero numva ko kubyara abana badashyitse ari ikibazo kitwugarije. None se kuki tuvuga ko umwana avutse adashyitse? Umwana uri mu nda ya nyina agenda akora mu buryo bukurikirana, ndetse no mu cyumweru cya nyuma mbere y'uko avuka hari ibiba bigikorwa mu mubiri we ngo avuke byose byuzuye. Urugero, ubwonko, ibihaha n'umwijima bikenera icyumweru cya nyuma ngo umwana avuke bikora neza. Iyo rero avutse ibyumweru 37 bitaragera, afite ibyago byinshi byo kugira ubumuga no gupfa. Nk'urugero, mu mwaka wa 2013 hafi ya 1/3 cy'abana bavutse bapfuye byatewe n'uko bavutse badashyitse. Abapfuye nabo bakunze kugira abadapfuye nabo bakunze kugira ibibazo bikurikira: bagira ibibazo by'ubuhumekero, bagira ibibazo byo kutabasha kurya, bagira ibibazo by'imikorere y'ubwonko, bagira ibibazo byo kudakura neza bagakura nabi nyine, bakagira ibibazo byo kureba, ndetse bakagira n'ibibazo byo kutumva neza. Si ibyo gusa, kuko kuvuka umwana adashyitse biba umutwaro n'ikibazo ku muryango, ndetse kumwitaho bigasaba ubushobozi rimwe na rimwe burenze ubw'umuryango ufite, n'igihe agomba kumara mu byuma bimushyushya bimwe bita kuveze, kandi imiti ihabwa abo bana ibarinda indwara ziterwa n'iyo mikurire nayo ibihenze. Ubwo rero birumvikana ko imiryango myinshi ihangayikishwa cyangwa se ikagira ibibazo igihe bagize amahirwe make yo kubyara umwana ushyitse. Ese hari abagore bagira ibyago byo kubyara abana badashyitse kurenza abandi? Yego, barahari. Kenshi na kenshi ntitumenye icyateye umugore kubyara umwana udashyitse, ariko hari impamvu zagaragajwe zinyuranye zishobora gutuma umugore aba afite ibyago byinshi byo kubyara umwana udashyitse. Ni nk'ibihe? Ni imiterere y'umubyeyi mu buzima busanzwe. Kuba afite imyaka mike cyangwa myinshi cyane, ni ukuvuga afite munsi ya 17 cyangwa arengeje 35 ku mbyara ya mbere, baba afite amahirwe menshi yo kubyara umwana udashyitse. Abirabura nibo bakunze kugira ibyo bibazo. Kuba afite ubushobozi buke bw'imibereho bimusaba gukora cyane ngo abone amaramuko, uwo muntu afite amahirwe menshi yo kubyara umwana udashyitse. Noneho hari n'igihe ureba imiterere y'inda ukahita utekereza ko uwo mubyeyi ashobora kuzabyara umwana udashyitse. Ubwo ni igihe wenda nk'umubyeyi afite indwara ziterwa na mikorobe, igihe umubyeyi atwite abana barenze umwe, kuba yarigeze n'ubundi kubyara umwana udashyitse, nanone mu gihe umubyeyi atwite afite umuvuduko udasanzwe w'amaraso, abo ngabo bashobora kubyara abana badashyitse. None se nihe myitwarire mibi ishobora gutuma umubyeyi abyara umwana udashyitse? Igihe umubyeyi anywa inzoga n'itabi atwite, kugira ibintu runaka akoresha cyane kandi kenshi nk'amafunguro runaka cyangwa ikindi kinyobwa, gutinda kwisuzumisha inda ngo ahabwe imiti ifasha abagore batwite,
kugira stress nyinshi. Ibyo byose bishobora gutuma umubyeyi abyara umwana udashyitse. None se ni iki cyerekana ko ugiye kubyara umwana udashyitse cyangwa se igihe kitaragera? Kenshi na kenshi kimwe no kubyara ku gihe, iyo ugiye kubyara umwana udashyitse ubona ibimenyetso nk'ibisanzwe. Muri ibyo tuvuga ko buri minota 10 byibuza inda ironka kandi ikifunga nk'aho iri gusunika, kwiyongera k'ururenda, kumva mu kiziba cy'inda haremerewe bitewe n'uko umwana ari gusunika, kuribwa umugongo igice cyo hasi, kugira ibimeze nk'ibinya mu nda, rimwe na rimwe ukaba wanahitwa. Ibyo byose iyo ubonye ibyo bimenyetso biba byiza guhita ugana kwa muganga kugira ngo barebe niba ushobora kubyara umwana udashyitse, hanyuma bahite bamwitaho. None se birashoboka ko wakwenda kubyara umwana udashyitse? Birashoboka rwose, kubera ko kubyara umwana udashyitse bituruka ku mpamvu nyinshi zinyuranye twabonye haruguru ushobora guhura n'ibibazo byinshi. Biragoye kuba wakwirinda kubyara umwana udashyitse, ariko hari ibintu runaka wakora kugira ngo ugabanye ibyago byo kubyara umwana udashyitse. Ibyo bintu ni ibihe? Icya mbere ni ukureka kunywa itabi igihe cyose utwite cyangwa ubiteganya. Icya kabiri, uzirinde inzoga n'ibindi biyobyabwenge byose. Icya gatatu, igihe cyose ukeka ko wasamye, kwisuzumisha kugira ngo abaganga batangire gukurikirana umwana wawe hakiri kare bizagufasha. Icya kane, igihe ubonye impinduka yose utwite, usabwe kwihutira kujya kwa muganga. Icya gatanu, ikindi ukwiye kwitaho we n'uwo mubana ni ukuboneza urubyaro ku buryo hagati y'umwana n'undi hacamo igihe gihagije ku buryo umubyeyi aba yaruhutse bihagije. Nukurikiza ibi bintu ushobora kuzagabanya amahirwe yo kubyara umwana udashyitse. Reka tubisubiremo icyo wakora: kureka kunywa itabi igihe cyose utwite cyangwa ubiteganya, kwirinda inzoga n'ibindi biyobyabwenge byose. Igihe cyose ukeka ko wasamye, jya kwisuzumisha kugira ngo abaganga batangire gukurikirana hakiri kare ubuzima bw'uwo mwana. Ikindi, igihe ubonye impinduka yose utwite, usabwe kwihutira kujya kwa muganga. Naho ikindi, wowe n'uwo mubana mugomba kuboneza urubyaro kugira ngo mushyire intera ihagije hagati y'umwana n'undi, kugira ngo umubyeyi aruhuke bihagije, kugira ngo ubutaha azagabanye amahirwe yo kubyara umwana udashyitse. Mwari kumwe na Peter mu kiganiro Ese wari ubizi? Reka dusubire ubutaha. Ciao ciao.